Umuhanzi witwa Ama-G The Black ati kuba nanamenyekanye narihemukiye kuko ubuzima bumbayemo ni bubi. Naho umuhanzi witwa Bruce Melody nawe ati hari abantu njya numva bavuga ko nta muhanzi utunzwe n'umuziki. Ni ukuri kose njye ntunzwe no gukora umuziki. Erega ntabwo kano kazi nta kindi dukora, ni ibi dukora byonyine. Sinzi abantu mbona numva bavuga ngo nta muhanzi n'umutunzwe n'umuziki. Ni ukuri kose njye ntunzwe n'umuziki. Ijana ku ijana nkora umuziki. Ni impaka ku bantu benshi bagiye batandukanye. Bamwe bavuga ati hari igihe umuntu aba afite izina riri hejuru mbega ari umusitari ariko nta mafaranga afite. Bivuze yuko ubusitari bwaje mbere y'amafaranga. Aricyo cyagiye ushobora kwegera umusitari hangaha mu Rwanda ufite izina riri hejuru ukaba wamubaza inoti y'ibihumbi 20 akayibura. Ahubwo bigasaba ko abanza guhamagara inshuti ze kugira ngo yakwereke. Nibyo kuko indirimbo ze zirarebwa. Ashobora kwirirwa akora ibitaramo ukabona kuko yinjiza agatubutse. Ariko ngaye amafaranga agashira muri management cyangwa se muri label abarizwamo wagatwara nk'10% y'ayo mafaranga. Ni cyagiye rero usanga abantu bamwita ngo n'umusitari ku izina naho mu mufuka ntago ari umusitari. Burya babandi twita abasitari dukekera ubukire nibo bakennye. Umusitari akaba n'umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ku rwego rw'isi witwa Akon barizwa mu gihugu cya Amerika yatangaje ko kuba umuhanzi gusa bitagwa amafaranga. Umuhanzi Akon avuga ko abahanzi bafite ubwamamare ariko butabaha amafaranga ndetse ko n'abahanzi twita ibyamamare badakize nk'uko twe tubitekereza. Akomeza avuga ko nubwo abahanzi benshi bagaragaza ko babaho mu buzima buhenze, imodoka zihenze n'imibereho y'akataraboneka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu mashusho y'indirimbo zabo, usanga benshi muri abo bahanzi baba badafite ubushobozi buhamye mu by'imari. Uyu muhanzi witwa Akon ibi yabigarutseho igera mu kiganiro cyitwa Hip Hop Eye tariki 3 Kamena 2026. Akon yasobanuye ko umuziki winjiza amafaranga menshi ariko abayobozi b'ibigo by'umuziki n'abakorera hatabona aribo binjiza amafaranga menshi kurusha abahanzi ubwabo. Yagize ati mu ruganda rw'umuziki umuhanzi n'uhembwa nyuma ya bose. Niwe uba ufite amafaranga make ariko akaba ari uzwi cyane. Nimba ushaka kuba umukene ukunzwe kandi uzwi, shaka uburyo wibera umuhanzi. Akomeza agira ati ariko nimba ushaka kubona amafaranga nyayo jya mu zindi nzego z'ubucuruzi bw'umuziki nko gutunganya indirimbo, kwandika indirimbo, kuba umujyanama w'abahanzi, umuhuza w'amasezerano cyangwa se umunyamategeko mu rwego rw'imyidagaduro. Harimo amahirwe menshi umuntu ashobora kubyaza umusaruro akinjiza amafaranga menshi kurusha ba nyiri gukora umuziki. Ibyo Akon avuga bishimangirwaho nuko hari abahanzi bamenyekanye ku rwego mpuzamahanga nk'abagwizatungo binyuze mu kugurisha album nyinshi no gukora ibitaramo bikomeye, ariko nyuma bakaza guhura n'ikibazo cy'ubukene n'amadeni. Ikindi kandi bamwe muri abo bahanzi bavuga ko banagize ikibazo mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Reka mboneho no kugwikaze muri icyo kiganiro. Ni ikiganiro cyitwa Bimenye gitambuka ku no muyoboro wa YouTube channel ariwe Messi Empire Talks. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku bantu bagenda bavuga ko abasitari batagira amafaranga kandi baba bafite izina rinini. Abenshi muri abo bantu bakaba batekereza ko ayo mafaranga ashira muri management. Ugasanga wenda nk'umuhanzi yinjiza nka miliyoni 10 z'amanyarwanda ariko ugasanga mu mafaranga agiye gufata ntafashe ibihumbi 2,800. Urakaza neza kuri channel yo gusobanukirwa ibiganiro bifite ireme niwo mwihariko wacu. Nkuhaye ikaze. Turetse kujya mu bihugu byo hanze, ahangaha mu Rwanda ushobora gusanga ari abahanzi baba bafite izina riri hejuru ariko ugasanga nabo barusha amafaranga. By'umwihariko amafaranga binjiza ntibahwanye nayo bafata ubwabo ku giti cyabo. Hari n'abahanzi baba bigira inama yo kureka umuziki burundu cyangwa se wo kubufatanya n'ibindi bintu. Ugasanga wari umuhanzi asigaye akora n'akandi kazi ku ruhande. Ibyo nibyo byiza pe. Uwitwa King James afite icyitwa Mango. Akaba ari supermarket imufasha kwinjiza amafaranga mu buryo butandukanye azayunganira umuziki. Umuhanzi witwa Ama-G The Black nubwo atagikora indirimbo gusa ubu ngubu ntago akizikora neza 100%, ahubwo afite akandi kazi yibereyemo, akazi k'ubworozi bw'amatungo magufi ariho yorora inkoko. Ushobora kumva avuga ngo yorora inkoko ukagira ngo ni ikintu gisebetse, ariko tinya ikintu cyatumye ava kuri stage ngo yanga amafaranga yo kuri stage akaza mu bworozi bw'inkoko. Nuko yabonye mu bworozi bw'inkoko ari hakura agatubutse ntumujudging. Umuhanzi witwa Ankonstin ni umwe mu bahanzi dufite ahangaha bakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru, dore ko amaze n'igihe kinini mu muziki. Kuki utatekereje impamvu uyu Ankonstin atafashe umwanzuro wo gukora umuziki wonyine ahubwo agashyiraho n'akazi k'umunyamakuru? Uyu Ankonstin nk'uko tubizi twese akora ikinyamakuru cyitwa Kiss FM. Kuki atakoze umuziki gusa ahubwo agakora n'ubunyamakuru? Ni ukugira ngo ubunyamakuru bujye budepana umuziki aho amafaranga atageze y'umuziki n'ubunyamakuru bumwunganire. Si uyu muhanzi Ankonstin gusa ahubwo hari n'undi muhanzi witwa Andy Bumuntu uzwiho kuba akora indirimbo z'urukundo. Uyu muhanzi Andy Bumuntu nawe yatekereje kuri icyo kintu aravuga ati rero umuziki ndi kubona nta hantu wangeza wonyine, ntabwo wampereza amafaranga nifuza. Kuki nawe ufatanya n'ubunyamakuru? Uyu Andy Bumuntu nawe ni umunyamakuru wa Kiss FM.
turetse n'umuziki hari n'abandi basitari badakora umuziki cyangwa mu Rwanda bakunzwe cyane ariko nabo bafite akandi kazi ku ruhande. Nk'urugero reka turebere muri komedi nyarwanda. Uyu musitari bamwita Nyackson, umwe wa basitari bakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru, ibaze ko nawe afite akandi kazi kunganira ubukomedi yakora. Ako kazi nta kandi naka. Nyackson yarebye kurabona ko komedi zitari kumuhereza amafaranga nk'ayo yifuza, nibwo kuba yagira ikindi gitekerezo cyo kuba yakora indi company cyangwa se indi brand ibarizwa hanze ya komedi, nibwo gufungura icyitwa Nyackson Hub, akaba ari restaurant yakira ingeri zose z'abantu ndetse no ku mafunguro meza cyane. Kandi iyo restaurant ikaza imwinjiza kandi kayabo k'amafaranga yongera ku yandi yakuye muri komedi. Mu ruganda rwa sinema si Nyackson gusa wakoze ibyo bintu, ahubwo hari n'uwitwa Kiramani ufite shop ibarizwa mu mujyi icuruza imyenda, uwitwa Nsabo ufite iduka ricuruza amarangire ibarizwa mu karere ka Musanze, tutibagiwe n'umuhanzi witwa Joe West ufite shop icuruza imyenda. Ese nawe hari undi muhanzi uze cyangwa se undi mustar uzi ufite akandi kazi ku ruhande? Jya muri comment utubwire. Hari n'ingaruka ku basitari bakora akazi kamwe ariko akandi kabagize abasitari ko nta mafaranga akabahereza yagutunga igihe kinini. Hari nk'abahanzi usanga batandukanye na management zabo za managing ariko ugasanga abo bahanzi basigaye inyuma cyane kuri rwa rwego. Muri top 10 y'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda bari ariko ubu ngubu muri top 20 bakaba batabasangamo. Ibi ngibi akaba ari bya bindi bita kuzima burundu. Ese wowe urebye mu basitari dufite anga mu Rwanda bakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru ariko ugasanga nta mafaranga bafite, ubu ni ikibazo giterwa nuko management zabo zibarya amafaranga cyangwa se ikibazo nuko bakora akazi kamwe kadafite akandi kabadepana? Jya muri comment utubwire. Inaha duceje kino kiganiro cyacu, ni ikiganiro cyitwa bimenye, kikaba gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ariwe Messe Empire Talks. Kora subscribe kuri no YouTube channel fungura inzogera kugira ngo ubone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Nimba kino kiganiro wagikunze ibuka ukore like ugisharinga inshuti zawe. Mje mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward plus 25734. Na amazina nk'aye n'ijyankwe gusa n'ijyankwe remeye kurya ibiti, nje naremeye kugusobanurira. Nyita Messe, ibiganiro bifite ireme niwo mwihariko wacu. Ndabakunda cyane, bye bye. Gaye gukorera mwese nkugira ngo uko mumireba mu ijoro ryo ku munsi w'ejo mu rukerera ryo ku 23 ya mwese murabibona ko aribwo uwitwa Nyambo Jessica yaterewe ivi, akaba yaraterewe rero ivi n'umusore bitegura kurushinga w'umunyarwanda ariko ukorera muri Dubai ndetse no maze n'iminsi ari haba. Uyu muhango rero wo guterera ivi Nyambo ni umuhango witabiriwe n'abastai bake byatari ni umuhango rero witabiriwe n'abarimo Bwiza inshuti magara y'uyu nguyu Nyambo maze iminsi barimo bagenda nagira murabizi. Ni umuhango kandi witabiriwe na madamu wa Rusine yitwa Uwase, gira murano mu mafoto we arimo. Rero umuhango baye mu ibanga rikomeye byatari kawaye rero mu rukerera rwo kuri ku munsi w'ejo tariki 23 mu masaha ari hagati y'isa 9 z'ijoro z'igitondo ndetse ni saa 12 z'igitondo. Witwa Nyambo rero akaba yamaze kwemerera uyu musore bamaze amezi atarenga 8 bakundana ko bagiye kwibanira nk'umugabo n'umugore. Ubwo rero abari bagitekereza ko ibintu ngo by'ubesto bishobora kuzongera bikabaho, bishobora kuba rero birangiriye aha ngaha.